iye kurugutura wumve mama we umva akeba nigeramo sha wabyukiye kuri Mutesi uri mu musubage na kumutubage umusubagege uwo nta wundi mvuga ni buri kantu wabyukiye kuri Pastor Mutesi ubwo amaze iminsi igera kuri 4 cyangwa 5 yibasiwe n'ibibazo bingahe nako ikibazo kimwe cyonyine cyo kuba yariteye fingerprint muri staff izo staff namwe murazizi ariko nyine nta kintu bakinga n'ubundi byose reka tubishyire ku karubanda ngo yafashe karote yicomeka mu iroti icyambabaje ni kimwe nuko buri kantu na buri nguni bagiye babanda kuri Mutesi cyane nkaho batari inkozi z'ibibi yirengagije ukuntu ejo bundi vuba hangaha nyuma y'iminsi nawe yari muri gereza arimo kuzira za runcence z'abana b'abandi yari yakingiranyije muri ghetto bazaguha nyoko mbere yaho gatoya nibwo yagaragaye ku mashusho arimo ararigata za runcence z'abakobwa yakamejeje wagira ngo arimo ararigata igisuguti bamubajije uburyo yakozamo ibyo bintu nk'umuntu w'icyamamare arangije yisobanura agira ati ngo njyewe ngo hari abantu ngo bari kugenda ngo baranshinja ngo bambonye ngo ndimo ndarigata runcence ngo umva wakwemeye icyaha ko ntacyo bitwaye icyakoze umunyazirundi none uvuye gereza kubera runcence wibasiye bagize ibibazo byabo ese ubundi reka nkubaze ikibazo kimwe Mutesi ko mugabo yagiye nawe ukaba warakingiranyije abana b'abandi kugira ngo wimarirari hanyuma bikakubanira bu wagiye kureba Pastor Mutesi urimo kwirirwa uharabika kuri YouTube channel yawe maze byibuza mukisungana dore ko mwese muri abanyabibazo mwifitiye ikibazo kimwe ukamuhereza karoti nawe akaguha ku iroti none se ukojeje karoti mu iroti byanga yeah